Eyo nongeye kubasuza abakunzi ba Pamakio TV. Uno munsi none ngambazaniye amakuru y'igitangaza gusa ashyushye arimo aracicikana hano muri Afrika. Yego ibi bintu bikaba byarabere muri Malawi. None ubu ngubu mbazaniye inkuru ishyushye cyane ku buryo utabyumva. Icyo ngusaba gusa no gukora subscribe ndetse ugatanga igitekerezo cyawe. Ni ibintu by'ingenzi cyane kandi bidufasha. Abenshi babuze uko babyita gusa bamwe bagaruka ngo bagaruka bavuga ko ari ibimenyetso byo kurangiza isi cyangwa se ari umunsi w'imperuka nkuko tubikesha imbuga zitandukanye zo muri Nigeria cyangwa nako zo muri Malawi. Umubyeyi muri icyo gihugu yashyingiranywe n'umuhungu w'imyaka 30 y'amavuko. Umubyeyi yatangaje ko icyamuteye gushakana n'uyu mwana we yibye rero uko yamushoye amafaranga menshi. Ego ko ubu ni ubwa mbere mbyumvise rwose nabara ibi bintu mberuka muri filime ya kera y'aba Nigeria, ariko niyo mpamvu nahiranye avuga ati Nigeria kuko numvaga ariho bishobora kuba byaba, ariko ntago ariho. Burya ni na filime gusa, ariko ubu noneho byabaye impamo, amahano yabaye. Umugore wamenyekanye ku mazina ya Memory Germany akaba afite imyaka 47 y'amavuko yatangaje ko yashoye byinshi ku mwana we amutegura ko azabaho ejo hazaza, ariko akaba atakwemera undi mukobwa waza kurya imbuto z'ibyo yatabibye. Yego ko ubu ni uwanjye di nta wundi namusigira kabisa, ubu wanjye namwibyariye, reka n'undi tuzagumana igihe cyose. Yagarutse ku magambo avuga ko ntagiye yabonye gihagije cyo kwishimana n'umuhungu iki gihe, akaba ari cyo gihe noneho cyo kwishimana n'umuhungu kuko bose bakoze cyane. Yego ko ndumva bose barakoze akazi gakomeye, niko we yashakaga kuvuga ati njye n'umuhungu wanjye twaravunitse, noneho reka turye ibyo twavunikiye turi kumwe. Yavuze ati se, yakomeje agira ati se, nashoye amafaranga menshi mu mashuri y'umuhungu wanjye kubera ikindi mugore yaza akunezerwa mu byo navunikiye. Nashobora menshi, nashoye menshi muri we, ibyo rero ntabwo byabaho. Nashakanye n'umuhungu wanjye kugira ngo twibanire, nta wundi uza ngo abyivangemo cyangwa se nta bintu byo kuzanamo undi mugore n'ibibaho. Aya niyo makuru ashyushye nari mbafitiye mu gihugu cya Malawi kuri ubu ngubu ari gucicikana muri Afrika yose. Aya ni amahano ndakurahiye, ibi ni handi nabibonye rwose, n'ubwa mbere mbyumvishije gusa. Umubyeyi yashakanye n'umwana we kandi bose barabifata nk'ubukwe bwiza bw'igitangaza, ariko abantu bose bumiwe kuri ubu ngubu. Icyo musaba gusa nuko ukomeza gukurikira TV yacu ariyo Pamakio TV. Gusa ntibagire gukora subscribe ndetse na like. Igitekerezo cyawe turagitegereje. Ciao, mukomeze mukurikire kandi mwitegure video nshyashya. Amakuru ye turabafite menshi cyane. Murabeho mugira ibihe byiza kuri ubu ngubu. Thank you.